wahisemo neza ubwo wahisemo gukurikirana izi nyigisho uzareba ukuntu ubuzima bwawe bugiye guhinduka, kuko ibi bintu nkubwira ni ibintu nzi neza ko bizahindura ubuzima bwawe. Nzi icyo navuganye n'Imana ku muntu uzajya ukurikira izi nyigisho. Ingaruka z'ibitotsi byo mu mwuka nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ndagira ngo unkurikire neza kugira ngo utazagerwaho n'uburiganya bwa Satani. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni mwarimu Valens ugarutse mu nyigisho zigamije guhindura ubuzima bw'uzumva. Wowe wahisemo neza ubwo wahisemo gukurikirana izi nyigisho uzareba ukuntu ubuzima bwawe bugiye guhinduka, kuko ibi bintu nkubwira ni ibintu nzi neza ko bizahindura ubuzima bwawe, kuko nzi icyo navuganye n'Imana ku muntu uzajya ukurikira izi nyigisho. Uyu munsi rero ngarutse ku nyigisho ikomeye nayo izakugirira akamaro muri uru rugendo rwa Gikristo. Turaza gusoza dusenga, kugusengera byo bireke ndaza kugusengera dusoza, ariko ikintu ushaka kugira ngo tubanze tuganire. Inyigisho tugiye kuganira uyu munsi ni inyigisho ivuga ku ngaruka z'ibitotsi byo mu mwuka. Ingaruka z'ibitotsi byo mu mwuka nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ndagira ngo unkurikire neza kugira ngo utazagerwaho n'uburiganya bwa Satani. Nkuko ubizi mu buzima busanzwe habaho igihe umuntu aba ari maso, hakabaho n'igihe umuntu aba asinziriye. Murabizi ko hari abantu baryama ku manywa bagasinzira, hari n'abandi baryama nijoro bagasinzira. Mbese ni ukuvuga ngo umuntu agira ibihe bibiri. Ndavuga mu buzima busanzwe, ntabwo turi mu mwuka. Mu buzima busanzwe umuntu agira ibihe bibiri. Hari igihe cyo kuba maso n'igihe cyo gusinzira. Abenshi igihe cyabo cyo gusinzira ni nijoro, ariko habaho n'abaryama ku manywa. Hari n'ugira ibitotsi ku manywa akaba yaryama agasinzira. Rero ndashaka kukubwira kenshi ibintu bikunda kuba iyo umuntu asinziriye. Iyo umuntu asinziriye hari abantu bakunda kubyungukiramo. Hari ababyungukiramo. Kuri wowe usinziriye ubyungukiramo kuko uravuga uti bituma nduhuka mu mutwe, kandi no kuruhuka biba bikenewe kugira ngo ngire ubuzima bwiza. Ariko ndashaka kukubwira undi muntu wungukira mu bitotsi byawe mu buzima busanzwe iyo usinziriye ni umujura. Buriya iyo usinziriye, umujura ushaka kukwiba abyungukiramo cyane. Biramunezeza igihe usinziriye, igihe utari maso. Niyo mpamvu uzabona n'abajura barahisemo kwiba igihe cya nijoro. Ntabwo abajura no ku manywa bariba, ariko abajura kenshi bakunda kwiba nijoro. Uzi impamvu bakunda kwiba nijoro? Impamvu nuko nijoro niho umuntu aba asinziriye adashobora gufata umujura. Niyo mpamvu ubona bakunda kuza mu gihe cya nijoro, ariko no ku manywa baramutse bamenye ko usinziriye nabyo byabanezeza, bashobora kuza bakagira gute, bakakwiba. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni iki: umujura akunda kwiba iyo umuntu asinziriye, kuko iyo usinziriye nibwo biba bitakubita, iyo usinziriye nibwo uba udashobora gufata umujura mu buryo bukoroheye. Niyo mpamvu nawe akunda igihe umuntu asinziriye. Iyo umuntu asinziriye aba ashobora kwibwa. Noneho rero tugiye kureba ingaruka z'ibitotsi, gusinzira. Mbere yuko njya kubisobanura mu buryo bw'umwuka, ko narindi mu buryo bw'umubiri, mbere yuko mbigusobanurira mu buryo bw'umwuka, reka tubanze turebe hano muri Bibiliya abantu basinziriyeho n'ibyababayeho mu gihe cyo gusinzira kwabo. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abami ba mbere, Abami ba mbere 3, turahera ku murongo wa 16 tugera ku murongo wa 21. Reka dusome. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami, bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu, mbyara umwana.
maze iminsi 3 mubyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuje wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Vwara, nagira ngo wumve ibyabaye kuri uyu mudamu ubwo yari asinziriye. Umudamu yaryamye afite umwana muzima, noneho igihe yari asinziriye undi mudamu mugenzi we wari ufite umwana upfuye araza afata umwana muzima wa mudamu wari usinziriye ashyira iruhande rwe umwana upfuye. Ni ukuvuga ngo wa mudamu abyutse aza kandi yaryamye afite umwana muzima, asanga afite umwana upfuye. Ibyabaye kuri uyu mudamu rero biratangaje. Umudamu yari yifitiye umwana muzima, none mu gihe yari asinziriye umwana muzima baramutwaye bamuhaye upfuye. Ibi ngibi byabaye mu gicuku cya nijoro umudamu asinziriye. Ndi kukubwira ibintu biba mu gihe umuntu asinziriye. Iyo umuntu asinziriye nibwo umwanzi we, nibwo umujura aba abonye akanya ko kuza kumwiba ibizima yakagombye kugira. Urabona ko uyu mudamu byabaye asinziriye. Ndagira ngo wumve ibintu biba iyo umuntu asinziriye. Mboreka twongera tujye mu gitabo muri Matayo 13:25, nongere mbereke izindi ngaruka z'ibitotsi. Matayo 13:25. Bibiliya iratubwira ngo nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abibura ukungu mu masaka aragenda. Ndagira ngo wumve ikindi kintu gitangaje. Umuntu aragiye abibye imbuto nziza mu murima, ngo basinziriye umwanzi araza abibura ukungu mu masaka, kandi yabibye imbuto nziza. Ariko mu gihe basinziriye umwanzi araje abibura ukungu mu masaka. Urabona ibintu bibaye. Ahambere mwabonye umudamu wasinziriye umwana muzima baramutwara bamuha upfuye. None aha kabiri mubonye umuntu, abantu basinziriye kandi babibwa imbuto nziza mu murima, mu gihe basinziriye umwanzi araza agira ate abibura ukungu mu masaka, kandi babibye imbuto nziza. Izi rero ni ingaruka z'ibitotsi. Nabanje kubabwira ingaruka z'ibitotsi mu buzima busanzwe, uko umuntu asinzira abashura bakaza bakamwiba, yabyuka agasanga inzu bayitoboye bamaze kumwiba. None mbiberetse no muri Bibiliya abantu basinziriye n'ibyababayeho. Ibi rero tugiye kubijyana mu buryo bw'umwuka. Uko mu buzima busanzwe umuntu asinzira, umujura agaprofita ibyo bitotsi bye akaza kumwiba, uko niko bigenda no mu mwuka. Habaho ibitotsi byo mu mubiri mu buzima busanzwe, hakabaho n'ibitotsi byo mu mwuka. Buriya no mu mwuka habaho gusinzira, kandi no mu mwuka iyo umuntu yasinziriye hari ikiba. Nk'uko twabonye ko mu buzima busanzwe iyo umuntu asinziriye hari ikiba, no mu mwuka iyo umuntu asinziriye hari ikiba. Ni ryari rero bavuga ko umuntu asinziriye mu mwuka? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atazi ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo uyu muntu mu buryo bw'umwuka abasinziriye. Umuntu utazi ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwuka abasinziriye. Niyo mu buzima busanzwe wamubona akanuye ari maso mu buzima busanzwe, ariko mu buryo bw'umwuka abasinziriye. Umuntu wese utazi ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwuka abasinziriye. Ikindi, n'umuntu uzi ijambo ry'Imana ariko atarishyira mu bikorwa kubw'impamvu runaka, impamvu yabitera iyo ari yo yose, impamvu yose yatuma adashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, waba urizi nabwo nturishyire mu bikorwa ijambo ry'Imana, nabwo mu buryo bw'umwuka ubusinziriye. Donc umuntu uzi ijambo ry'Imana, utazi ijambo ry'Imana arasinziriye mu buryo bw'umwuka, n'uriza ariko utarishyira mu bikorwa arasinziriye mu buryo bw'umwuka. Iyo rero usinziriye mu buryo bw'umwuka,
hari undi mwanzi nawe uza kukwiba mu buryo bw'umwuka. hari umwanzi nk'uko mu buzima busanzwe umuntu asinzira, umwanzi umujura akaza akamwiba mu buryo bw'umubiri, no mu mwuka iyo umuntu asinziriye araza akibwa mu buryo bw'umwuka, kandi ibyo bikorwa n'umwanzi. uwo mwanzi yitwa Satani, ni abadayimoni. buriya iyo umuntu asinziriye mu mwuka, abadayimoni baraza bakamwira ibizima yari afite, bakabitwara bakamusigira ibipfuye. benshi bakunda kwibwa iyo basinziriye mu buryo bw'umwuka. hari n'ababibona mu nzozi baryamye, akajya arota arimo kwibwa. kenshi biriya bintu biba mu buryo bw'umwuka, umuntu akabyuka amasezerano ye yamaze gutwarwa, umuntu akabyuka ibyiza Imana yari yaramuteguriye atakibifite byamaze gutwarwa n'abadayimoni, biturutse ku gusinzira mu buryo bw'umwuka. ijambo ry'Imana riratubwira mu Befeso 6:11, baratubwira ngo mwambare intwaro z'Imana ngo kugira ngo mutagerwaho n'uburiganya bwa Satani. uze kuhasoma Befeso 6:11, niho batubwira kwambara intwaro z'Imana kugira ngo tutagerwaho n'uburiganya bwa Satani. igihe cyose umuntu atambaye intwaro z'Imana aba asinziriye mu buryo bw'umwuka. igihe cyose umuntu, intwaro z'Imana barazitubwira mu Befeso 6:6, uze kuzisoma. igihe cyose umuntu atambaye ingofero nk'agakiza, uyu muntu aba asinziriye mu buryo bw'umwuka. igihe cyose umuntu atambaye icyuma kimukingira mu gatuza ariko gukiranuka, uyu muntu aba asinziriye mu buryo bw'umwuka. igihe cyose umuntu atambaye inkweto aribwo butumwa bwiza, uyu muntu aba asinziriye mu buryo bw'umwuka. igihe cyose umuntu adafite inkota yo mu mwuka ariryo jambo ry'Imana, uyu muntu aba asinziriye mu buryo bw'umwuka. igihe cyose umuntu adafite ingabo imukingira ariko kwizera, uyu muntu aba asinziriye mu buryo bw'umwuka. igihe cyose umuntu atikenyeje umukandara ariko kuri, ni ukuvuga ngo uyu muntu aba asinziriye mu buryo bw'umwuka. igihe cyose umuntu atari mu buzima bwo gusenga, uyu muntu aba asinziriye mu buryo bw'umwuka. igihe cyose umuntu atari mu buzima bwo kwirinda, yikorera ibyo ashaka, uyu muntu aba asinziriye mu buryo bw'umwuka. iyo rero usinziriye mu buryo bw'umwuka, ibi kubaho ni bimwe nk'ibyo twabonye byabaye kuri aba bantu muri Bibiliya. ni ukuvuga ngo umwanzi Satani araza akagutwara ibyiza Imana yaguteguriye, akakwiba, akagutwara ibyiza Imana yaguteguriye, akagusigira ibipfuye nk'uko byagenze kuri uriya mudamu asinziriye. umwana muzima bakamutwara bakamusigira upfuye. Bibiliya iratubwira mu Befeso 6, Abefeso 6, reka tuhasome wumva uko havuga. Abefeso 6 umurongo wa 11, reka tuhasome ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. ngo ni ukuvuga ngo Satani afite uburiganya bwinshi bwo kuza kukwiba imigisha yawe, ariko Bibiliya iratubwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mudahagara, kugira ngo mudatsindwa, mutagerwaho n'uburiganya bwa Satani. bivuga ngo iyo umuntu atambaye intwaro zose z'Imana amaze kubabwira, uburiganya bwa Satani bushobora kumugeraho. umuntu udashobora kugerwaho n'uburiganya bwa Satani ni umuntu wambaye intwaro zose z'Imana. rero uzirinde ibitotsi byo mu mwuka. ushobora kuvuga uti se kumujura iyo atoboye inzu abantu basinziriye, ko yinjira agatwara televiziyo, akaba yatwara laptop, akaba yatwara intebe. ibyo abajura bakunda kwiba turabizi, twamaze kubimenya. ni ibintu by'agaciro biba biri mu nzu, ashobora kuza akabitwara mu buryo busanzwe. noneho ushaka kumbwira uti noneho mu buryo bw'umwuka ndashaka kumenya noneho ni ibihe bice byibasirwa iyo umujura yabashe kwinjira, iyo Satani yabashe kwinjirira umuntu, ni ibihe bintu amwiba. Kumujura usanzwe yinjira mu nzu agatwara televiziyo, Satani we yaje mu buzima bw'umuntu cyangwa abadayimoni, ni ibihe bintu biba mu buzima bw'uwo muntu. tugiye kureba ibice bikunda kwibasirwa n'abadayimoni iyo bashoboye kwinjirira umuntu, iyo bashoboye guprofita ibitotsi by'umuntu bakagera mu buzima bwe. ni ibihe bice bikunda kwibasirwa, nibyo tugiye kureba. umurikire neza iri somo, nakubwiye ngo urikurikire neza kuko rigiye guhindura ubuzima bwawe. kuko iyo wamaze kumenya uburiganya bwa Satani nuko akora, biragoye donc birakorohera kumwirinda no kuburizamwe imigambi ye. igice cya mbere kibasirwa iyo dayimoni yabashije kugera mu buzima bw'umuntu,
ni igice kijyanye n'imitekerereze. Satani araza akinjira mu buzima bw'umuntu agasenya igice cy'imitekerereze y'uwo muntu, akamutwara ubwenge. Hari abantu batwarwa ubwenge n'abadayimoni. Wa muntu agasigara mu mwanya wo kugira imitekerereze mizima, agasigara afite imitekerereze ipfuye. Niba abantu usanga batekereza ibipfuye, bakifuza ibipfuye, mbese ugasanga imitekerereze yabo ni imitekerereze mibi. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bafilipe, tugiye kuhasoma mu Bafilipe 4:8, wumva ko havuga. Mu Bafilipe 4:8 baratubwira ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, ngo nihaba hari ingeso nziza, hakabaho ishimwe, ngo abe ari byo mwibwira. Urumva batubwiye ibintu umuntu agomba gutekereza n'ibintu agomba kwibwira. Noneho Satani araza agatera igice cy'imitekerereze y'umuntu, akamutwara ubwenge, agasenya imitekerereze y'umuntu, ku buryo usanga umuntu afite imitekerereze mibi, imitekerereze ipfuye. Ugasanga umuntu yibera mu bujura, n'ibyo akunda, n'ibyo ashima, n'ibyo bimunezeza, uburiganya, amanyanga, ubusambanyi, mbese ugasanga imitekerereze irapfuye. Ku buryo niyo tuje turi kumusobanurira ijambo ry'Imana kugira ngo turebe ko yagira imitekerereze mizima, nabyo ntabwo abyakira, ntabwo abyumva. Kubera iki? Satani yamaze kumutwara ubwenge. Satani yamaze gusenya imitekerereze ye. Iki nicyo gice gikunda kwibasirwa cyane iyo abadayimoni bageze mu buzima bw'umuntu, iyo bamusanze mu bitotsi. Igice cya kabiri gikunda kwibasirwa iyo abadayimoni bashoboye kwinjirira umuntu, kuko nababwiye ko niyo umujura yinjiriye umuntu ashobora gutwara na televiziyo. None dayimoni iyo yakwinjiriye hari ibyo atwara. Iyo adateye igice cy'imitekerereze, dore ikindi gice gikunda kwibasirwa cyane n'abadayimoni: umubiri. Satani araza ugasanga umuntu wakagombye kugira sante nziza, wakagombye kuba afite umubiri ukora neza, Satani akaza akaguteramo ibirwara. Donc akakwiba sante nziza, wakagombye kugira umubiri muzima, ugasanga wugarijwe indwara zituruka ku badayimoni. Habaho indwara zituruka ku badayimoni. Buriya Satani ashobora kuza mu buzima bw'umuntu agasenya umubiri we, akamuteramo ibirwara, umuntu agasigara arwaragurika, afite sante itameze neza. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo iyo abadayimoni bashoboye kwinjirira umuntu, icyo nacyo ni kimwe mu bintu abadayimoni bashobora gukora, ni ugusenya imikorere myiza y'umubiri w'umuntu, umuntu agasigara yugarijwe n'indwara. Icyo ni ikindi gice cya kabiri kibasirwa n'abadayimoni iyo bashoboye kugera mu buzima bw'umuntu. Igice cya gatatu gikunda kwibasirwa n'abadayimoni iyo bageze mu buzima bw'umuntu ni igice kijyanye n'ubutunzi. Ubutunzi uti gute? Ubundi umuntu afite ibintu yarakwiriye kuba atunze Imana yamuteguriye. Imana ishobora kuba yarateguriye Valence ko agomba kuba afite imodoka, afite inzu, afite telefone nziza. Ni ukuvuga ngo hari ibintu Imana yateguye ko ngomba gutunga. Iyo rero Satani yashoboye kunyinjirira kuko yansanze mu bitotsi byo mu mwuka, ashobora kuza akiba umuntu ubutunzi, ibyo wakagombye gutunga akabigutwara, akagusigira ubukene. Satani ashobora gutwara ubutunzi bw'umuntu akamusigira ubukene, umuntu akirota uruva ari umukene adafite ibyo yakagombye kuba atunze. Iki nacyo ni ikindi gice gikunda kwibasirwa n'abadayimoni iyo bageze mu buzima bw'umuntu. Turakomeje. Kane, ikindi gice cya kane gikunda kwibasirwa n'abadayimoni iyo bageze mu buzima bw'umuntu. Abadayimoni iyo bageze mu buzima bw'umuntu, hari ukuntu binjira no mu mibanire y'uwo muntu n'abandi bantu, icyo bita relationship, uburyo ubana n'abantu. Dayimoni iyo yageze mu buzima bw'umuntu ashobora gusenya imibanire yawe n'abandi, akagutandukanya n'inshuti nziza zakakugiriye umumaro, inshuti zakakunguye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, akagutandukanya nazo, akakuzanira inshuti ahubwo zigushuka, zigusenya, zigusubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo imibanire yawe n'abantu akayisenya. Iki nacyo ni ikindi gice gikunda kwibasirwa n'abadayimoni iyo bageze mu buzima bw'umuntu. Ikindi gice gikunda kwibasirwa n'abadayimoni iyo bageze mu buzima bw'umuntu, hari ubwo abadayimoni baza noneho mu kintu bita urugo. Hari icyo bita umugisha w'urugo Imana yateguriye umuntu. Ubundi umuntu w'Imana akwiriye kugira urugo rwiza, urugo yishimira, urugo anezerwa, ku buryo avuga ati rwose uru rugo n'Imana yarunyubakiye, ndarwishimiye, ndarunezerewe, iyo ngeze mu rugo ngira ibihe byiza. Ariko iyo Satani yashoboye kwinjirira umuntu kubera ko amusanze mu bitotsi byo mu mwuka, araza
akaguha urugo rubi. Dore ni ukuvuga ngo urugo rwawe akazanamo akaduruvayo kugeza ubwo ushobora kurogereta urugo wubatse. Wari uzi ko hari abantu batajya bagubwa neza mu rugo iwabo, akumva aguwe neza ari ahandi hantu, ku buryo avuga ati uru rugo nubatse rwambereye ikigeragezo, niyo rutabaho, iyo rutabaho byari kunezeza kuko urugo runteye. Wari uzi ko hari nk'abantu bajya mu kabari cyangwa akajya kugorobereza ahandi hantu kubera ko yahunze amahoro make aba mu rugo rwe, ugasanga urugo rwe rwuzuyemo akaduruvayo Satani yararushenye, urugo umuntu adashobora kwishimira. Ibyo byose bikorwa n'abadayimoni. Bashobora kukwiba umugisha w'urugo, ugasigara ufite urugo utifuza, urugo wumva rutakagombye kuba rwaranabayeho. Ikindi gice Satani yibasiriye yageze mu buzima bw'umuntu ni ikintu bita urubyaro. Wari uzi ko hari abantu abyara umwana akamubera ikigeragezo kugeza ubwo yatuza akanwa ke ngo inda yabyaye uriya mwana iba yaravuyemo byari kungirira akamaro, anteye ibibazo kujya agatangira kurogereta kuba yarabyaye uwo mwana. Ibyo byose bikorwa n'abadayimoni, bikorwa na Satani. Ni ukuvuga ngo Satani ashobora gutera urubyaro rwawe, urubyaro aho kugira ngo rukubere umugisha ahubwo rukagutera ibibazo, ugasanga urimo urarogereta, uri kwifuza ngo uyu mwana yaba ataravutse, inda yamubyaye iba yaravuyemo. Ibi byose bituruka ku badayimoni. Ndi kukubwira ibice byibasirwa n'abadayimoni iyo bashoboye kwinjirira umuntu bamusanze mu bitotsi byo mu mwuka, kuko umuntu uri maso mu mwuka ntabwo agerwaho n'uburiganya bwa Satani. Ni ku ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo mutagerwaho n'uburiganya bwa Satani. Ubu buriganya bwose turi kuvuga, umuntu wambaye intwaro zose z'Imana ntabwo bumugeraho. Ni ku bantu bari mu bitotsi batambaye intwaro z'Imana gusa ibi bintu bibaho. Turagiye ikindi gice kibasirwa n'abadayimoni iyo bashoboye kugera mu buzima bw'umuntu. Reka mvuge ku rushako. Urushako rero ni gute Satani ashobora kukwinjirira ukagira urushako rubi. Bibiliya tubwira ngo Imana yabonye ko umuntu kuba wenyine atari byiza, ngo nuko imushakira umufasha umukwiriye. Nagira ngo wumva ko kantu ngo umufasha umukwiriye, ni ukuvuga ngo ufite umufasha ugukwiriye Imana yaguteguriye mugomba kuzabana. Hari igihe Satani rero kwinjirira wa wundi ugukwiriye mwari kuzabana akamugutwara akajya ahandi atarakwiriye kujya, ugafata utagukwiriye, ugasanga ubonye aguteye ibibazo kuko utabonye uw'Imana yakugeneye, kuko burya buri muntu wese afite uw'Imana yamugeneye. Iyo rero Satani akunyeze uw'Imana yakugeneye ugafata uw'Imana itakugeneye, aho naho Satani aba yinjiriye urushako rwawe rukaba rubi aho kugira ngo rube rwiza. Ikindi gice Satani akunda kwibasira iyo yageze mu buzima bw'umuntu ni igice rero nibyo bita reputation. Ndabivuga ngo iki, ni ukuvuga ngo uburyo abantu bagufata nabyo hari igihe Satani abyinjirira iyo yashoboye kugera mu buzima bwawe uri mu bitotsi byo mu mwuka. Uburyo abantu bagufata, ubundi reka mubwire ukuntu ibintu byari bikwiye kuba bimeze. Ubundi hari icyubahiro cy'Imana cyagombye kugaragara ku buzima bwawe, hari n'igikundiro cy'Imana cyagombye kugaragara ku buzima bwawe. Abantu bagombye kuba bakubonaho icyubahiro cy'Imana, bakakubaha kubw'Imana babona muri wowe. Abantu bagombye kuba bagukunda kubw'igikundiro cy'Imana kikuriho, kubw'igikundiro cy'Imana kiri kuri wowe. Ariko habaho igihe Satani aza agasenya uburyo abandi bantu bagufata, ku buryo usanga mu mwanya wo kugira ngo abantu bakubahe bagusuzugura, mu mwanya wo kugira ngo abantu bagukunde ugasanga barakwanga. Mbese ugasanga yagukuyeho icyubahiro n'igikundiro, arakuguranira gushyiraho igisuzuguriro n'icyangiro. Ibi nabyo Satani ajya abikora, ariko abikorera abantu bameze bate? Basinziriye mu buryo bw'umwuka, kuko umuntu uri maso mu buryo bw'umwuka ntagerwaho n'uburiganya bwa Satani, nk'uko babitubwiye mu Befeso 6:11. Reka dukomeze turebe ikindi gice kibasirwa n'abadayimoni iyo bamaze kugera mu buzima bw'umuntu usinziriye. Iyo abadayimoni bashoboye kugera mu buzima bw'umuntu usinziriye, noneho ni ukuvuga ngo ubundi mu buzima busanzwe umuntu yagombye kugira ibintu akora akagira icyo ageraho, ku buryo ushobora kuvuga uti hari umushinga natangije ubu maze kugera kuri ibi n'ibi, cyangwa se hari igikorwa nakoze muze murebe ibintu maze kugeraho. Satani rero araza agatera icyo gice kijyanye na achievement ibyo wagombye kugeraho, ugasanga
umuntu nta kintu na kimwe ashobora kugeraho mu buzima. Ibintu byose atangiye akora birapfa. Iyo atangije umushinga uhita upfa, ntabwo utera imbere ngo agire icyo ageraho. Mbese ibintu byose agerageje gukora nta kintu ageraho. Abadayimoni rero ibyo nabyo bajya bashobora kugira gute kubikora mu buzima bw'umuntu bamaze kwinjirira uri mu bitotsi byo mu mwuka. Bashobora gutuma uwo muntu atagira ikintu ageraho mu buzima, icyo gice nacyo bakakibasira. Turakomeje reka turebe ikindi gice gikunda kwibasirwa n'abadayimoni iyo bageze mu buzima bw'umuntu. Ni ikintu kijyanye n'imikorere, akazi. Reka nkubwire, wari uzi ko buri muntu wese Imana yamuteguriye icyo gukora? Buri muntu wese buriya, umwe yagombye kuba ari umuhinzi, undi ari umucuruzi, undi akora muri banke. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese Imana yamuteguriye ikintu agomba gukora kimutunga. Satani rero yashoboye kwinjirira umuntu uri mu bitotsi byo mu mwuka, araza akagutwara akazi, icyo wagombye gukora, ugasigara uri umushomeri. Ugasanga urashakisha icyo gukora warakibuze, ugasanga umuntu yabuze ikintu na kimwe akora mu buzima, ni umushomeri. Satani yamaze kumunyaga iki akazi yakagombye kubona. Ubu buri wese yagombye, nta muntu n'umwe, ubushomeri ntabwo Imana yemeranya nabwo, warubizi. Buri muntu wese agomba kuba afite ikintu akora, yaba mu bwami bw'Imana cyangwa mu buzima busanzwe bimutunga, ariko buri wese agomba kuba afite icyo akora. Kuba umushomeri ntabwo Imana yemeranya n'ubwo buzima. Ni Satani uba warakwinjiriye akakwiba akazi wakagombye kubona, ugasigara uri umushomeri. Iki nacyo ni igice kibasirwa n'abadayimoni iyo bageze mu buzima bw'umuntu usinziriye. Ikindi gice kibasirwa n'abadayimoni iyo bageze mu buzima bw'umuntu ni ibintu bijyanye na feeling, uburyo wiyumva. Iyo abadayimoni bageze mu buzima bw'umuntu bashobora gutuma umuntu muri we yiyumva ataguwe neza. Hari umuntu uvuga utari kumva ntameze neza, ndumva nta kigenda, donc ukabona wa feeling, uburyo wiyumva ukumva reka da ntabwo umeze neza, biturutse ku badayimoni. Kandi wasengerwa wabohorwa ugasanga uranezerewe, umeze neza, ntumenye ko Satani yari yarakwibye umunezero wawe. Wumvise? Umuntu yagombye kuba afite umunezero uturuka ku mwuka wera. Satani rero araza akagutwara amahoro yawe, akagusigira iki? Akagusigira ubuzima butarimo amahoro. N'amahoro yawe arayatwara iyo yakushoboye kukwinjirira. Rero nguko uko abadayimoni bakora. Abadayimoni baraza bakagutwara icyo bita freedom. Buri muntu wese yagombye kuba ari free, ari freedom, ashobora gukora icyo ashaka yigiye, donc afite ubwisanzure. Ariko hari abantu Satani aza akabatwara freedom, ubwisanzure cyangwa ubwigenge, akagushyira mu buzima bw'ububata. Wumvise? Mu bw'ububata ugasanga urabaswe, donc uri mu buzima bw'ububata aho kugira ngo ube uw'umudendezo nk'uko Yesu yabivuze. Nguko rero uko abadayimoni bakora. Abadayimoni bashobora kugushyira mu buzima budasobanutse, bagatwara icyerekezo cy'ubuzima bwawe, ugasigarana ubuzima budafite icyerekezo. Ibi rero nibyo bice bikunda kwibasirwa n'abadayimoni iyo bashoboye kugera mu buzima bw'umuntu bibyemeze gute usinziriye mu buryo bw'umwuka. Rero uko ngiye gusoza ni gute rero? Ubu rero ndakugira inama. Ushobora kuvuga uti se, kandi ibi bintu byose mbabwiye Satani yiba umuntu, ni ibintu biba mu gihe yari asinziriye, ari mu bitotsi byo mu mwuka. Nababwiye umuntu ari mu bitotsi byo mu mwuka ni ryari? Ni igihe atazi ijambo ry'Imana, ni igihe cyangwa arize ariko akaba atarishyira mu bikorwa, hari ibindi yibereyemo, cyangwa se atambaye intwaro zose z'Imana, aba ari mu bitotsi byo mu mwuka. None ushobora kuvuga uti, none se mwarimu Valens kutwigishije ibyo bintu tukaba tubyumvise, nanjye niko byangendekeye, nari nsinziriye, nuko umwanzi araza anyiba ibyo byose wambwiye, nanjye narabyibwe ntabyo mfite. None ubu ndakora iki? Reka nkubwire, iyo umuntu yisanze kuko habaho igihe umuntu, nababwiye ngo umuntu ashobora kuba asinziriye bakamwiba ntabimenye. Yes, none se wagize ngo abantu bibwe ibi bintu tuvuze, wagize ngo bazi ko bibwe? Ntabwo baba babizi. Iyo umuntu asinziriye ntamenye ko yibwe. N'ubu hari abantu bemeranye n'ubuzima barimo akavuga ati niko byari bikwiriye kugenda, nuko nari nkwiriye kubaho, niko bigenda, ariko ntamenye ko habayeho kwibwa. Ariko habaho igihe umuntu ava mu bitotsi agakanguka. Burya iyo umuntu akangutse nibwo amenya ko yibwe. Umuntu asinziriye akibwa ntabimenye. Niyo mpamvu ubu nawe ubu dushobora kubigusobanurira ukumva atari ibyo, ngo ntubisobanukirwe. Ni ukuvuga ngo iyo udasobanukiwe nk'ibintu turi kuvuga uba ukiri mu bitotsi. Ariko iyo umuntu amaze gukanguka, ikintu cya mbere abanza kubona, abona ko yibwe. Burya iyo abantu bakangutse bari baryamye mu nzu nijoro,
araza yagera muri salo agasanga televiziyo yari irimo ntayihari, intebe bazitwaye. Kubera iki? Uzi impamvu abonye ko bamwibye? Nuko akangutse. Agisinziriye ntiyashoboraga kubimenya, ariko akangutse ahita amenya ko yibwe. Rero hari n'abantu bakanguka mu buryo bw'umwuka, agahita amenya ko yibwe, agahita amenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu burya yamaze kumenya ijambo ry'Imana batangiye gukanguka, amaze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, arangije yirebeye mu ndorerwamo z'ijambo ry'Imana asanga ari mu buzima budatunganiye Imana. Abonye n'ibintu umuntu utunganiye Imana yakagombye kuba atunze asanga atabifite. Uyu muntu arakangutse rero, wumvise, kuko amenya ukuri, ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Umuntu amenya ijambo ry'Imana, atangiye gukanguka, ijambo ry'Imana ararimenye, arangije yirebera mu ndorerwamo z'ijambo ry'Imana asanga adatunganye. Arangije areba ibyo umuntu utunganiye Imana uhagaze neza mu ijambo ry'Imana yari akwiriye kuba afite, asanga atabifite. Wa muntu arakangutse. Iyo rero umuntu akangutse agasanga yaribwe, ntabwo atuza. Ni ukuvuga ngo igikurikiyeho ni ugushakisha buryo ki ibintu wibwe wabigaruzwa. Kuko iyo umuntu yamaze kwibwa, wari uzi ko hari umuntu biba ikintu bakagitwara, agahaguruka akagishakisha akakigarura. Hari abantu bagarura ibintu bibwe. Buriya no mu buryo bw'umwuka ibintu wibwe ushobora kubigaruza. Kuko hari ukuntu Satani yagushize mu buzima bw'uburetwa, wagombaga kuba uri mu buzima bwo hejuru, ariko ubwo buzima arabukwiba. Imana yaguteguriye agushyira mu buzima bw'uburetwa. Reka mbabwire, umuntu uri mu buzima bw'uburetwa ashobora kwikuraho ubwo buretwa. Tujye mu Itangiriro 17, Itangiriro 27:40 urebe uko havuga. Itangiriro 27:40 ngo nugoma ngo uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Nuko ngo nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Ibintu umuntu babibwiraga ni umuntu bita Esawu. Esawu yari yaribwe umugisha, Yakobo yari yaramwibye umugisha warawutwara. Ariko se yaramubwiye ngo nubwo bagutwaye umugisha bakawiba ntugire ikibazo. Yaramubwiye ngo nugoma ubwo buretwa bagushyizeho uzabwikuraho. Uze gusoma mu Itangiriro 27:40 ngo nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Nawe rero nugoma uzikuraho ubwo buretwa Satani yagushyizeho, uzabwikuraho. Ibyo yakunyeze byose uzabigaruza. Ariko biragusaba kugira gute? Biratubwiye ngo nugoma. Uzi kugoma icyo ari cyo? Ni kutemeranya na Satani ubuzima yagushyizemo, kutemeranya nawe. Niba ibintu byarabaye kubera ko ntazi ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo ikintu ngiye gukora urakizi, ubu ngiye guharanira kwiga ijambo ry'Imana ndimenye. Niba ibi bintu byarabaye kubera ko ntashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rinsaba gukora, ni ukuvuga ngo ikintu ngiye gukora ni ugushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana rinsaba gukora. Noneho nimara kuba nzi ijambo ry'Imana kandi nishyira mu bikorwa, uzi ikintu kirakurikiraho ni ukureba ibintu nakagombye kuba ntunze nk'umuntu uhagaze neza mu ijambo ry'Imana. Kuko nababwiye ko umuntu uhagaze neza mu ijambo ry'Imana, Imana ifite ibintu imusezeranya. Ibyo bintu nawe nisanga ntabifite, uzi ikintu ndakora ni uguhita njyana ikirego cyanjye imbere y'umwami, nk'uko uriya mugore yabikoze. Buriya wa mugore bibye umwana yahise ajyana ikirego imbere ya Salomo umwami, kandi uriya mugore muze gusoma hasi murabibona, yararenganuwe umwana muzima aramusubizwa. Nawe rero Imana irashaka kugusubiza ibyawe wanyazwe mu gihe wari uri mu bitotsi byo mu mwuka, kuko ugiye kubivamo. Izi nyigisho zigamije kugukura mu bitotsi byo mu mwuka kugira ngo ugarurirwe ibyawe. Rero iyo umaze kumenya ijambo ry'Imana kandi ukagerageza guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ibyo Satani yakunyaze ni ibiki, ni ibihe bintu wakagombye kuba utunze udafite. Ugahita winjira mu buzima bw'amasengesho bwo kugira gute, bwo kurekarama ibyawe. Iyo rero uhagaze neza mu ijambo ry'Imana, ukaba maso, ugasenga neza, ugasaba Imana, Imana ikugarurira ibyawe byose wanyazwe, nta na kimwe kivuyemo. Ndetse reka nkubwire ikintu utaruzi. Wari uzi ko Satani azagatwara umuntu ibintu, Imana ntabwo ikugarurira ibyo wibwe gusa. Imana habaho n'icyo bita indishyi akababaro. Wari uzi ko Yobu Satani yamutwaye ibintu byinshi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni uko Imana ihira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Ni ukuvuga ngo ibyo Satani yibye Yobu, Imana yabimugaruriye ndetse kurutana mbere. Wumvise? Rero ibintu inama ngugiriye dusoza ni iyi ngiyi. Wari uri mu bitotsi byo mu mwuka kubera kutamenya ijambo ry'Imana, noneho uharanira kumenya ijambo ry'Imana. Wari uri mu bitotsi byo mu mwuka kubera kudashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, kuva uyu munsi haranira gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Ubundi jyana ikirego imbere y'umwami, ubwira Imana ngo Mana,
dore ibintu nibwe ndi mu bitotsi byo mu mwuka, none nakangutse, ubu mpagaze neza nk'uko ubishaka, ngarurira ibyanjye nibwe. Ibi bintu nubikora uraza kureba ukuntu Imana iraza kukugarurira ibyawe byose. Ngo nugoma uzikuraho uburetwa bagushyizeho, nugoma nutemeranya na Satani ibintu yagukoreye, ugahaguruka ugahagarara n'Imana, ukagendana n'Imana neza, Imana yiteguye kugarurira ibyo wibwe byose. Ubu rero ikintu ngiye gukora, ngiye kugusengera Imana yo mu ijuru kugira ngo igufashe niba wari ukiri mu bitotsi byo mu mwuka ubivemo, kandi numara kubivamo ugasanga hari ibyo wibwe, winjire mu rugamba rwo kugaruza ibyawe. Imana yiteguye kubiguha. Reka nkusengere. Imana yacu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, ndasengera uyu mugaragu wawe warunkurikiye. Birashoboka ko yabayeho mu bitotsi byo mu mwuka, Satani akaza akamuriganya akamwiba, none akaba yarakangutse akisanga adafite ibintu yarakwiriye kuba afite. Icyo musabiye ni iki? Mana, ndasaba kugira ngo umukangure, umukure mu bitotsi byo mu mwuka, hanyuma umugarurire ibye byose yanyazwe, kandi nawe azahagarara gushima ko wamugaruriye ibye. Uko wahiriye Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, niko nsenze kugira ngo uyu muntu nkurikiye umuhire ubwa nyuma kuruta ubwa mbere yanyazwe, ndetse wongereho n'indishyi z'akababaro. Ndagushimira ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.